Samson Ndayishimiye perezida w'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare mu Rwanda Ferwasi yavuze ko iyo ari intambwe ikomeye ndetse abakinnyi b'abanyarwanda bagomba kwitabira biteguye. Abakinnyi barahari n'ubu bari mu myitozo muri kampu Musanze bakaba bameze neza, nibwo bagisubirayo. Harashize iminsi bari mu kiruhuko, basubiyeyo. Hari abazabasangayo nanone bari mu myitozo, baranezerewe ko bagiye kwakira isi yose, bazi akazi bagomba gukora. Natwe turabifuriza imbaraga nyinshi, tukababa iruhande, tukabifuriza ibyiza. Samson kandi avuga ko basaba abanyarwanda kuzaza kwihera ijisho irushanwa ndetse bakishimira ibyiza igihugu kibategurira. Ko imihanda ni yanyu, ntabwo ari siporo mujya kwishyura, ntabwo ari kujya muri stade. Ni karibu muze twizihize hamwe, muze dukorana amateka hamwe, isi yose tuyakire hamwe, tubaha ikaze nk'uko umuco wacu dusanzwe tubikora. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Ntirenganya avuga ko imyiteguro iri kugenda neza, haba mu bijyanye n'ibikorwa remezo bizifashishwa n'abakinnyi ndetse no mu kwakira abashyitsi bazava hirya no hino ku isi. Hari ibintu byinshi abashinzwe iri rushanwa bagenda badusaba gutunganya, tukabitunganya, ariko hakaba n'ibindi natwe tubona ko bikwiriye gutungana tukabikora. Mwabonye ko tujye dukuramo amadodane mu mihanda imwe n'imwe. Amadodane twayakuye mu mihanda izanyuramo aho bazanyura, inzira bazanyuramo basiganwa, kubera ko ariko babidusabye. Hanyuma irushanwa nirangira tuzazisubizamo. Uretse ibyo ngibyo turimo turagerageza no gukora imihanda ishamikiye no ku mihanda minini kugira ngo ubuzima buzakomeze. Nk'ubu ngubu hari imihanda bazazenguruka kenshi. Imihanda bazazenguruka kenshi turi gukora ku buryo tugenda tureba abantu bayegereye cyane kugira ngo tubateguze, bamenye uko ubuzima buzaba buhagaze, ariko banamenye nibura buhoro buhoro indi mihanda bashobora kuzakoresha kugira ngo ibyo ibikorwa bateguye bikomeze. Emma Claudine kandi avuga ko iri siganwa ritazaba ari imikino gusa, ahubwo bizaba ari ukwerekana ishusho nziza y'umujyi wa Kigali, ndetse asaba abaturage kwita ku mabwiriza bahabwa kugira ngo ishusho y'igihugu izabungwabungwe. Abaturage no bari kwitegura, begereye imihanda, twarabasuye, twarabaganirije, tubasaba gukomeza gusukura, kandi si abegereye imihanda gusa kuko n'abacuruza muri rusange turimo kubasaba gutekereza ngo muri icyo gihe cyo mu kwa 9 tuzaba dufite abashyitsi benshi, ni uburyo ki muzabitegura, ni uburyo ki muzabakira neza, ariko ni ibihe bindi mushobora kuba mwakongera no mu byo mukora, kubera ko muzi neza nyine ko tuzaba dufite abashyitsi badasanzwe. Shampiyona y'isi y'amagare imaze imyaka 124 ibera mu mijyi itandukanye ku isi. Ku nshuro ya mbere biteganyijwe ko iri siganwa rizatangira tariki 21 Nzeri rikarangira 28 Nzeri, rikazenguruka mu mihanda itandukanye y'umujyi wa Kigali. Uretse umujyi uteye amabengeza wa Kigali unaza ku isonga mu isuku n'umutekano ku isi, RDB yakanguriye abazakurikira ibirori by'isiganwa ry'amagare ku isi kuzasura pariki z'igihugu, harimo iy'Ibirunga icumbikiye ingagi, pariki Akagera yiberamo amoko 5 y'inyamaswa nini, ndetse na pariki y'igihugu ya Nyungwe yashyizwe mu murage w'isi, ikaba ibarurirwamo amoko arenga 300 y'inyoni, ikaba inihariye 70% by'amasoko y'amazi mu Rwanda.